Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ubutagatifu nubwo wajyanye umugaragu we nijoro amukuye kuri Masjidil Haram amuganisha kuri Masjidil Aqsa, iyo twahundagaje imigisha impande zayo kugira ngo tumwereke bimwe mu bitangaza byacu. Mu by'ukuri niwe wumva cyane ubona cyane. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Twahaye Musa igitabo tukigira ubuyoboke ku bana ba Isiraheli kugira ngo mutazashyiraho undi wiringirwa utarige. Dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan shakura. Yemwe abakomoka ku rubyaro rwabo twahekanye na Nuhu, mu by'ukuri we yari umugaragu ushimira cyane. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. Twabwiye abana ba Isiraheli mu gitabo, muzangiza mu gihugu ubugira kabiri kandi muzikuza ukwikuza guhambaye. Fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Ubwo isezerano ryo kwangiza kwa mbere ryazaga, twaboherereje abagaragu bacu b'ibihangange bajagata hagati y'amazu yanyu. Ryari isezerano ryagombaga gusohora. Thumma radadna lakumul karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira. Hanyuma tubaha kubiganzura, tubongerera imitungo n'urubyaro, tunabagira benshi kubaruta. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idha jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Nimugira neza muzaba mwigiriye neza, nimunagira nabi muzaba mwigiriye nabi. Isezerano ryo kwangiza kwa kabiri niriza, bazabasuzuguza baninjire mu musigiti nk'uko bawinjiyemo ku nshuro ya mbere, kandi bazarimbura aho bageze ukurimbura guhambaye. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Hari ubwo Nyagasani wanyu yabagirira impuhwe, nimusubira tuzasubira. Jahannam twayigize gereza y'abahakanyi. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Mu by'ukuri iyi Qur'ani iyobora ku nzira irusha izindi kugororoka, inaha inkuru nziza abemera bakora ibitunganye ko bo mu by'ukuri bafite ibihembo bihebuje. Wa annal ladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima. Kandi ko abatemera imperuka mu by'ukuri twabateguriye ibihano bibabaza. Wa yad'u al-insanu bish-sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula. Umuntu asaba ikibi nk'uko asaba icyiza,
kandi umuntu ni uwihuta cyane. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ijoro n'amanywa twabigize ibimenyetso bibiri, duhanagura ikimenyetso cy'ijoro dukuraho umucyo, ikimenyetso cy'amanywa tukigira umucyo, kugira ngo mushakishe ingabire ziturutse kwa Nyagasani wanyu, munamenye kubara imyaka n'imibare, kandi buri kintu twagisesenguye neza. wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Buri muntu twashyize imirimo ye mu ijosi rye, kandi ku munsi w'izuka tuzamusohorera igitabo azakira gifunguye. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Soma igitabo cyawe, urihagije uyu munsi kubera umubaruzi. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dalla fa innama yadillu 'alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Uzayoboka azaba yiyobokeye, n'uzayoba azaba yiyobeye. Nta muntu uzikorera umutwaro wundi, kandi ntitwarabo guhana keretse tumaze kuboherereza intumwa. Wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira. Iyo dushatse koreka umudugudu, dutegeka abaherwe bawo kumvira, bakawigomekamo, ubwo ugahanwa n'ijambo, tukawurimbura ukurimbura kwa cyane. Wa kam ahlakna min alquruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Ni bingahe mu bisekuru bya nyuma ya Nuhu tworetse? Birahagije ko Nyagasani wawe ari umumenyi w'ibyihishe, ubona cyane ibyaha by'abagaragu be. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Uzashaka isi tuzamwihutishiriza muri yo ibyo dushaka kuwo dushaka, hanyuma tuzamugenera Jahannam azinjiramo asuzuguritse, yirukanywe mu mpuhwe za Allah. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Nuzashaka imperuka akayikorera uko bikwiye ari umwemera, abo umuhate wabo uzashimwa. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wama kana 'ata'u rabbika mahdhura. Bose duha bariya na bariya mu mpano za Nyagasani wawe, kandi impano za Nyagasani wawe ntizikumirwa. Unzur kayfa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Reba uko turutisha bamwe ku bandi, imperuka niyisumbije mu ntera, ikaba inasumbije mu ngabire. La taj'al ma'a Allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Ntuzashyire hamwe na Allah indi mana,
ukabugawa utereranywe. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Nyagasani wawe yategetse ko mutagomba kugira icyo mugaragira uretse we, no kugirira neza ababyeyi. Niba umwe muri bo cyangwa bombi bageze mu zabukuru, ntuzababwire ngo ntuzabakankamire, kandi ujye ubabwira ijambo ryiza. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Unabicisheho bugufi kubera impuhwe, unavuga uti ayi Nyagasani wanjye, bahe impuhwe zawe nk'uko bandeze ndi muto. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Nyagasani wanyu nuzi cyane ibiri mu mitima yanyu. Niba muri abatunganya, mu by'ukuri we nuhebuje mu guhanagura ibyaha by'abicuza cyane. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Ujye uha uwo mufitanye isano uburenganzira bwe, umukene n'uwashiriwe ari ku rugendo, kandi ntukajye waya. innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura. Mu by'ukuri abaya ni abavandimwe ba za shayitani, kandi shayitani ni umuhakanyi cyane kuri Nyagasani we. wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Nubatera umugongo ushaka impuhwe za Nyagasani wawe wizeye, ujye ubabwira ijambo ryoroheje. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Ntuzashyira akaboko kawe ku ijosi ryawe ugahambiriye, ntuzanakarambure kose ukabuga ushiriwe. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Mu by'ukuri Nyagasani wawe atuburira amafunguro ashaka, akanatubiriza. Rwose we n'umumenyi w'ibyihishe, ubona cyane abagaragu be. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Ntimukice abana banyu kubera gutinya ubukene, twe turabafungurira hamwe namwe, mu by'ukuri kubica ni icyaha gikomeye. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Ntimukegere ubusambanyi, mu by'ukuri bwo nurokoza soni n'inzira mbi. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Ntimukice umuntu Allah yaziririje uretse mu kuri, n'uzicwa ahugujwe twahaye umuhagarariye ububasha, ntazakabye mu kwica, mu by'ukuri we n'utabawe. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Ntimukegere umutungo w'imfubyi uretse mu nzira nziza kugeza igeze ku bukure, mujye mwuzuza isezerano,
mu by'ukuri isezerano rizabazwa. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Mujye mwuzuza ibigerwa nimugera, munapimishe iminzani igororotse, ibyo nibyo byiza ni nayo maherezo meza. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Ntugakurikire ibyo udafitiye ubumenyi, mu by'ukuri ukumva ukubona n'umutima, ibyo byose uzabibazwa. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. Ntukagendere ku isi wibona, mu by'ukuri wowe ntuzapfumura isi, nta nubwo uzagera ku burebure bw'imisozi. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Ibyo byose ububi bwabyo bwangwa kwa Nyagasani wawe. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. Ibyo ni bimwe mu byo Nyagasani wawe aguhishuriye mu bushishozi. Ntuzashyire hamwe na Allah indi mana ukajugunywa muri Jahannam ugawe, wirukanywe mu mpuhwe za Allah. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. Ese Nyagasani wanyu yabeguriye abahungu maze mu bamarayika yigiriramo abakobwa? Mu by'ukuri mwe muravuga ijambo rihambaye. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Rwose twarasesenguye muri ino Qur'ani kugira ngo bibuke, ariko nta kibongerera uretse guhunga. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Vuga uti, iyo hamwe nawe haba izindi mana nk'uko babivuga, ubwo zari gushaka inzira izigeza kwa nyiri Arshi. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. Ubutagatifu n'ubwe arenze ibyo bavuga ukurenga guhambaye. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Ibirere birindwi n'isi n'ibirimo biramusingiza, nta kintu na kimwe usibye ko gisingiza ishimwe n'ikuzo bye byuzuye, ariko ntimusobanukirwa ugusingiza kwabyo. Mu by'ukuri we ni umwitonzi uhebuje mu guhanagura ibyaha. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Iyo usoma Qur'ani dushyira hagati yawe n'abatemera imperuka urusika rushyitse. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. Twashyize ku mitima yabo ibipfundikizo kugira ngo batayisobanukirwa, no mu matwi yabo ibihato. Niyo uvuze Nyagasani wawe wenyine muri Qur'ani, bahindukira ku migongo yabo bahunga. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Twe tuzi cyane igituma bumviriza ubwo bakumvirizaga n'igihe baba bongorera, ubwo bahuguzaga bavuga bati
ntawe mukurikira uretse umugabo warozwe. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. reba uburyo baguhaye ingero bakayoba, ntibashobora kubona inzira. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. baravuga bati, ese nitumara kuba amagufwa n'ubuvungukira, ese twe tuzazurwa turi ibiremwa bishya? قل كونوا حجارة أو حديدا. vuga uti, nimube amabuye cyangwa ibyuma. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. cyangwa ikiremwa mu byo mubona ko ari kinini mu bituza byanyu, bazavuga bati, ninde uzatugarura? vuga uti, uwabahanze ubwa mbere. bazacisha amarenga imitwe yabo banavuge bati, bizaba ryari? vuga uti, bishobora kuba hafi. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. zirikana ubwo azabahamagara mukitaba n'ishimwe n'ikuzo byuzuye, muzamenya ko mutabayeho uretse igihe gito. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. bwira abagaragu banjye bajye bavuga ijambo risumba andi ubwiza. mu by'ukuri shayitani arabateranya, rwose shayitani ni umwanzi ugaragara w'umuntu. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. nyagasani wanyu niwe ubazi cyane, ashaka yabaye impuhwe ze cyangwa yashaka akabahana, kandi ntitwabakoherejeho ngo ubabere umurinzi. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. nyagasani wawe niwe uzi cyane ibiri mu birere n'isi, rwose twasumbishije abahanuzi bamwe ku bandi. Dawudi twamuhaye zaburi. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. vuga uti, nimuhamagare ibyo mwahimbye bitari we, nta bushobozi bifite bwo kubakuraho ikibi cyangwa kugihindura. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ibyo basaba ubwabyo bishakisha inzira irusha izindi bugufi ibiganisha kwa nyagasani wabyo, byizera impuhwe ze bikanatinya ibihano bye. mu by'ukuri ibihano bya nyagasani wawe ni ibyo kwirindwa. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. nta mudugudu n'umwe uretse ko twe tuzawureka mbere y'umunsi w'izuka cyangwa tukazawuhana ibihano bikaze, ibyo biranditse mu gitabo. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. nta cyatubujije kohereza ibitangaza uretse ko abambere babihinyuye. twahaye ba Samude ingamiya igaragara barayihinyura,
kandi ntitwohereza ibitangaza keretse tugambiriye gukanga. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. zirikana ubwo twakubwiye tuti mu by'ukuri nyagasani wawe yahetuye abantu, ntitwagize inzozi twakweretse n'igiti cyavumwe muri Korani uretse kuba ikigeragezo ku bantu. Turabatera ubwoba ariko ntacyo bibongerera uretse kwigomeka gukomeye. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. zirikana ubwo twabwiraga abamarayika tuti nimwubamire Adamu, barubama uretse Ibilisi wavuze ati ese nubamire uwo waremye mu ibumba. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. aravuga ati ntureba uyu wubahishije kundusha, nundindireza kugeza ku munsi w'izuka rwose nzabatandika nyobye urubyaro rwe uretse bake. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. aravuga ati genda, uzagukurikira muri bo mu by'ukuri Jahannam ni igihembo cyanyu, igihembo cyuzuye. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. uzagira abapfayongo abo ushoboye muri bo ukoresheje ijwi ryawe, maze ubatere n'ingabo zawe zigendera ku ifarasi n'izigenza amaguru, ufatanye nabo mu mitungo n'abana, unabasezeranye, kandi ntacyo shayitani abasezeranya uretse ibishuko. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. mu by'ukuri abagaragu banjye nta bushobozi uzabagiraho, nyagasani wawe arahagije kuba uwiringirwa. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. nyagasani wanyu ubagendeshereza amato mu nyanja kugira ngo mushakishe mu ngabire ze, mu by'ukuri we kuri mwe ni nyir'imbabazi. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. iyo ingorane zibagezeho muri mu nyanja, ibyo musaba byose birabura uretse we. yamara kubarokora abagejeje imusozi mugatera umugongo, umuntu n'umuhakanyi cyane. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. ese mwizeye umutekano w'uko atabarigitisha uruhande rw'umusozi, cyangwa akaboherereza umuyaga urimo amabuye maze ntimwibonere umurinzi? أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. cyangwa mwizeye umutekano w'uko atabasubizamo ubwa kabiri, akaboherereza inkubi y'umuyaga akabarohamya kubera ibyo mwahakanye,
kandi nyuma ntimwibonere kuri twe ukurikirana. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Rwose twubahishije bene Adamu, tubatwara imusozi no mu nyanja, tunabafungurira mu byiza, maze tubarutisha cyane ibyinshi mu byo twaremye. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Zirikana umunsi tuzahamagara abantu bose bayobowe n'umuyobozi wabo, uzahabwa igitabo cye mu kuboko kw'iburyo, abo bazasoma ibitabo byabo, nta n'akarandaryi bazahuguzwa. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. Uzaba kuri iyi si ari impumyi, no ku mperuka we azaba ari impumyi, anarushijeho kuyoba inzira. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. Bari hafi kukugerageza kubyo twaguhishuriye kugira ngo uduhimbire ibitari byo, ubwo rwose bari kukugira inshuti magara. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Iyo tutagukomeza rwose wari hafi kubabogamiraho akantu gato. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Ubwo twari kugusogongeza ibihano byikubye ku isi n'ibihano byikubye igihe cy'urupfu, hanyuma ntiwari kwibonera kuri twe umutabazi. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. Bari hafi kugushyiraho iterabwoba mu gihugu kugira ngo batikwirukanemo, ubwo ntibari kubaho nyuma yawe uretse igihe gito. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. N'umugenzo wabo twohereje mbere yawe mu ntumwa zacu, kandi ntuzabonera imigenzo yacu uguhinduka. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Hozaho swala mu gihe izuba ryerekeye iburengerazuba kugeza mu mwijima w'ijoro, unasome Korani mu museke. Mu by'ukuri Korani yo mu museke iba ishengerewe. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Na nijoro ujye uyikoresha tahajjudi ari inyongera yawe kugira ngo nyagasani wawe azakuzurire mu mwanya ushimwa. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Uvuga uti, ayi nyagasani wanjye, nyinjiza ukwinjiza kwiza, unansohore ugusohora kwiza, uname ubushobozi bushyigikiwe buguturutseho. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Unavuga uti, ukuri kuraje ikinyoma kirayoyotse, mu by'ukuri ikinyoma nicyo kiyoyoka. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Tumanura muri Korani ibiri umuti n'impuhwe kubemera,
nyamara ntacyo yongerera abahuguza uretse igihombo. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Iyo duhaye inema zacu umuntu atera umugongo akishyira kure, naho ikibi cyamugeraho akaba uwiheba cyane. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Vuga uti buri wese akora ku buryo bwe, cyakora Nyagasani wanyu niwe uzi cyane uwayobotse inzira. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Barakubaza kuri roho, vuga uti roho ituruka ku itegeko rya Allah, kandi ntimwahawe mu bumenyi uretse buke. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Iyo dushaka twari gutwara ibyo twaguhishuriye, hanyuma ntiwibonere kuri twe uwiringirwa. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. Uretse impuhwe za Nyagasani wawe, mu by'ukuri ingabire ze kuri wowe ni nyinshi. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Vuga uti niyo abantu n'amajini bashyira hamwe ngo bazane igisa n'iyi Korani, ntibakizana nubwo bamwe ku bandi baba bashyigikiranye. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. Rwose twasesenguriye abantu muri iyi Korani buri rugero, nyamara benshi mu bantu banga byose uretse ubuhakanyi. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Baravuga bati ntituzakwemera keretse uduturikirije isoko mu butaka. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Cyangwa ugire umurima w'imitende n'imizabibu unaturitse cyane imigezi hagati yawo. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Cyangwa udutureho ikirere nk'uko wabyigambye ibice bice, cyangwa uzane Allah n'abamarayika imbona nkubone. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Cyangwa ugire inzu itatse, cyangwa uzamuke ujye mu kirere, nabwo ntituzemera izamuka ryawe keretse utumanuriye igitabo tukagisoma. Vuga uti ubutagatifu ni ubwa Nyagasani wanjye, ese hari icyo ndi cyo uretse kuba umuntu n'intumwa? وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. Nta cyabujije abantu kwemera ubwo ubuyobozi bwakugeragaho uretse kuvuga kwabo bati ese Allah yohereje umuntu ngo abe intumwa. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Vuga uti iyo mu isi haba abamarayika bagenda batuje, twari kubamanurira mu kirere marayika w'intumwa. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. vuga uti Allah arahagije kuba umuhamya hagati yanjye namwe, mu by'ukuri we ku bagaragu be ni umumenyi w'ibyihishe ubona cyane. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. uwo Allah yayoboye niwe muyoboke, n'uwo yayobeje ntuzamubonera abarinzi batari we. Tuzabazura ku munsi w'imperuka bacuramye ari impumyi, ibiragi n'ibipfamatwi, ubuturo bwabo ni Jahannam, buri uko icubye tubongerera Sa'ir. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. Icyo nicyo gihembo cyabo kubera ko bahakanye amagambo yacu bakavuga bati, ese nituba amagufa n'ubuvungukira, ese tuzazurwa turi ibiremwa bishya? أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. Ese ntibabonye ko Allah waremye ibirere n'isi ari ushobora kurema nkabo? Yabahaye igihe kidashidikanywaho, abahuguza banga byose uretse ubuhakanyi. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. vuga uti iyo mwe muba muhatse ibigega by'impuhwe za Nyagasani wanjye, ubwo mwari kugundira mutinya gutanga, kandi umuntu ni umunyabugugu cyane. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Rwose twahaye Musa ibitangaza 9 bisobanutse. Baza abana ba Isiraheli ubwo yabageragaho, Firauni akamubwira ati, mu by'ukuri yewe Musa, nge ndagukeka ko warozwe. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Aravuga ati, rwose uzi ko nta wamanuye ibi uretse Nyagasani w'ibirere n'isi, ari ubuhamya bugaragara. Mu by'ukuri yewe Firauni, ndagukeka ko woramye. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Ashaka kubaca mu gihugu, turamurohamya n'abari kumwe nawe bose. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Tubwira abana ba Isiraheli nyuma ye tuti, muture mu gihugu, isezerano ry'imperuka niriza tuzabazana muvangitiranye. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. Mukuri twarayimanuye kandi mukuri iramanuka, ntitwakohereje uretse kugira ngo ubutanga inkuru nziza n'uburira. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا.
Korani twayimanuye urusorongo kugira ngo uyisomere abantu buhoro buhoro kandi twayimanuye mu byiciro. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. Vuga uti nimuyemere cyangwa ntimuyemere, mu by'ukuri abahawe ubumenyi imbere yayo iyo bayisomewe bitura ku twananwa twabo bubamye. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. Bavuga bati ubutagatifu n'ubwa Nyagasani wacu, rwose isezerano rya Nyagasani wacu rirasohojwe. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Bitura ku twananwa twabo barira ikabongerera kwibombarika. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Vuga uti muhamagare Allah cyangwa muhamagare Rahman, iryo ari ryo ryose mwahamagara afite amazina meza. Ntusakuze muri swala yawe kandi ntunayigire bucece, ushakishe hagati aho inzira. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Vuga uti ishimwe n'ikuzo byuzuye ni ibya Allah utaragize umwana, utaranagize uwafatanije mu bwami, utaranagize umurinzi kubera intege nke, unamukuze cyane ikuzo rikwiye.